Welcome my people, tubahaye ikaze ku gasobanuye kacu k'uyu munsi. Tunabahaye ikaze kwa ino YouTube channel yanyu igiye kuzajya bagezaho agasobanuye gasobanutse mu kirimi cyacu cy'ikinyarwanda. Agasobanuye k'uyu munsi wacu nakundi tugatangiranye n'umugabo umeze nk'aho ari homeless cyangwa se bamwe batagira aho baba cyangwa abasabirizi. Yahuye n'umukobwa mwiza hano, n'umukobwa uri kubona ko ari mutoya, n'umukobwa rwose usa nkaho ari mwiza cyane nkuko namwe muri kwibona. Aramubwira ati, mukobwa misi, ndakwinginze mbabarira, wamfasha ukama igiceri nubwo cyaba ari kimwe cyonyine gusa, ndakwinginze. Naho umukobwa ati, mana yanjye, ubu si koko mbigenjeje gute? Iyi myaka umuye nayo mwa kino gitondo ni iyihe? Umuntu nkawe uri kunuka wagira ngo aheruka koga muri rimwe. Umukobwa afata agasakoshi ke aragafungura, areba niba haba harimo ibiceri ngo aherezeho n'umugabo usa nkaho ari umusabirizi wo ku muhanda. Maze reka nze turebe icyakurikiyeho. Yafashe ibiceri abinaga hasi. Mana yanjye, reba umukobwa ukuntu afite agasuzuguro. Uyu mukobwa nta cyubahiro yahaye nangwa se nta agaciro yahayeho n'umusabirizi, ariko umusabirizi we yarabiretse. Nkuko aramushimira, aramubwira ati, urakoze mukobwa, urakoze kuma kino giceri rwose kuko nari nyikeneye cyane. Umukobwa arakomeza, dusigarana n'umusabirizi hano ari gutoragura ibiceri byo bari bamuhaye, areba no ku ruhande areba niba nta bindi ari bubone. Mana yanjye we, reka durebe ibirakurikiraho. Mwibutsa ko ari akafilime gatoya ariko gasobanutse. Tuza hangano ku mugabo ari uri hano uri kuvuga benga 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 cyangwa se welcome. Murakaza neza. Abari kubwira abahise n'abagenzi ko hano hari amazi cyangwa se iyo piscine muri kubona inyuma ye. Iyo piscine ni amazi. Abari kubwira abantu ko hano hari amazi, uramubona ariko yicanga n'utubona. Bababwira yuko hano hari amazi rwose, niba wayita amazi y'umugisha, niba wayita amazi akora ibitangaza, wowe ngo icyo ukora gusa ni ukuza ukaba wanagama igiceri, ubundi ukavuga icyifuzo cyawe ufite. Se ni iki wifuza cyahinduka? Ni iki wifuza mu buzima bwawe? Ako kanya ngo ibintu bihita biba, niba ari ibyanyabyo, niba ari kutubeshya, niba ari umutubuzi, rwose ntago tubizi. Abwira n'umugabo umusabiriza ati, waba ufite igiceri rwose nubwo cyaba ari kimwe, ukinage mu mazi, ubundi weho utange icyifuzo cyawe, nawe rwose urahita usubizwa icyifuzo cyo usabye. Aka kanya ibyo ushaka byose birahita biba. Tubona umusabirizi wacu atangiye kugira ibintu, yibuka wa mukobwa bahuye mu gitondo, uburyo kiyamunagiye ibiceri n'agasuzuguro kenshi, ndetse amwirata, amubwira yuko ari umuntu nuka, ko adakwiye kuba mu bantu. Abafashe cya giceri wa mukobwa yamuhaye, aravuga ati, wa mukobwa nahinduke nkanjye, yambara imyenda nk'iyanjye, yambara inkweto nk'izanjye nambaye, nawe abo umusabirizi, abo homeless. Ako kanya inkuba ziba zirakubise muri ya mazi. Reka turebe ibiraza gukurikiraho, niba koko bya bintu umusabirizi asabye niba biri buze kuba. Niba wa mukobwa, tubona hano hari uwari uri gutambuka, tubona inkweto zise zihinduka. Mama we, wa mukobwa arahindutse. Nyagasani, ibi ni ibiki Mana yanjye? Tubona hano hari imodoka iri aho ngaho, isa nkaho yari itegereje umuntu runaka ngo ayinjiremo. Tubona hari uri gufungura, umushoferi abaraje ati, wait, what are you doing here? Ati, uri gukora iki hano? Ushaka iki kwa ino modoka? Iyi modoka ni ya mabuja wanjye, niwe negereje, none we urimo urakora ibiki? Irebe. Ati, genda rwose, mva mu maso, genda, negereje mabuja wanjye ngo yinjire mu modoka, dufitanye gahunda, dufite ahantu dushaka kujya, yambwiye ngo mutegereze. Ati, uri mu biki wowe wa mukobwa we? Mana yanjye we, ni ibiki bibaye kwawe n'umukobwa?
ko turi kubona hano hari umushoferi uri gusa nkaho amwirukana. Yesu we, reka turebe ngo habaye iki. Ese wa musabirizi, wa muhomuresi, ibintu yaba yasabye byaba byabaye? Hano umushoferi yafunguye imodoka ye rwose, yinjira mu modoka ye mu kebo, mu kankare nziza cyane isa neza, nawe uri kuyibona, ni imodoka y'ubwenge. Hano wa mukobwa yaraje yireba mu kirahure, Mana yanjye, yabaye nka wa musabirizi neza, yahindutse, afite cya gikoni, ibiga, isura uri kubona ko yahindutse rwose, nubwo tutari kubibona neza ko ari mu kirahure cy'imodoka. Yesu we, yewe, wa mukobwa yahindutse kubera kwirata kwe n'agasuzuguro. Wa musabirizi yatanze icyifuzo cy'uko yahinduka nka we. Imyenda yari yambaye na cya gishura yari afite mu ntoki byose arabifite. Yesu nyagasani we, ntabwo dukwiye kwirata mu buzima, ntabwo dukwiye kwiyemera ku bantu ngo ni uko ari abasabirizi, ntabwo aba ari byo. Hano yabonye umukobwa uri gutambuka ati mumfashe rwose, mumfashe. Naramwihakana ati mva mu maso, umuntu nkawe usa nka gutyo ntabwo agukwiye kuba mu bantu, reka winkoraho. Nk'ibyo yabwiye wa musabirizi bahuye mu gitondo, nawe nibyo bamukoreye hano. Yesu we, biragenda ute? Agafilime kacu karakomeje. Ni agafilime gatoya ariko gasobanutse, karatwigisha iki? Komeza urebe amaherezo y'iyi filime. Umukobwa yaraje hano aravuga ati ndashonje, ndi gushaka icyo kurya, ndi kumva mu nda bimeze nabi, reka ngende ndeba ahantu ko bamfasha nkaba nabona icyo kurya. Dore amasaha arakuze, yari ari kumva inzara imwishe kuva mu gitondo, ntabwo yari yakarya. Tubona ari gusa nk'aho arunguruka ahantu, niba ari hehe, tubona ari kugenda rwose ahangaha, aratambuka arakomeza. Tubona hano hari umuseriveri muri resitora ari guhanagura ameza, asa nkaho yashaka rwose, ari kwitegura abakiriya baze bamugana basanga hasa neza. Muri ako kanya wa mukobwa barinje, aravuga ati Mr. mwiriwe, mwadufasha rwose ko inzara itwishe, tumeze nabi kuva mu gitondo kugeza magingo aya, ntabwo twari twarya. Ariko umuseriveri cyangwa se nyiri resitora ntabwo tubizi, yaramubwiye ati sohoka hano niko mbwiye, hatagira n'umuntu uza muri resitora yanjye akabona harimo umuntu umeze nkawe, umuntu usabiriza, umuntu w'umuhomuresi nkawe uri kunuka nka gutyo, akaba yakwigendera. Umukobwa byaramushobeye, isi yamwikaragiyeho, isi yamubanye ntoya, ntago azi ibiri kujya mbere, ukuguru kwe kuri kumurya. Oh my feet, niko yatatse ari kuvuga ati ukuguru kuri kundya, ari kuribwa. Mana yanjye, uburyo ki wa musabirizi bahuye mu gitondo, uburyo ki wa musabirizi yari ameze, buri kimwe cyose niko umukobwa nawe yaje guhinduka. Yaje ahangaha acumbagira, anenekara. Uri kubona hano ni mu duka ricuruza imyenda, harimo umudamu rwose, ni muri ba badamu baba bariteje imbere bagafungura udushopu tw'inkweto hano rwose. Hano i Nyamirambo turabasuhuje cyane, Umukobwa yaramuhamagaye ati Miss Sinyorita, mumeze mute? Aba arasohotse. Umukobwa nawe muto mwiza cyane nk'uko uri kubibona, aramubwira ati mwatubabarira, mwakwihangana rwose, dukeneye inkweto, mwadufasha mukaduha inkweto rwose. Ati ngwiki, umuntu nkawe ntabwo ubizi ko iyo ushaka ikintu gikorera, genda uzana amafaranga tubone kuguha inkweto. Hano nta nkweto z'ubuntu zihari, hano nta nkweto z'abantu nkamwe, abantu mumeze nka gutyo zihari. Uyu mukobwa aramubwira ati rwose turabinginze. Ariko umukobwa nangwa se umumabuja aranga, aramubwira ati va hano. Afata indobo y'amazi aba arayamumenyeho,
mana yanjye we, umukobwa atangiye guhura n'akaga, umukobwa atangiye kuba yahura n'ibibazo bigiye bitandukanye bitewe no gusuzugura, bitewe n'agasuzuguro. Nyaboneka agasuzuguro ntago ari keza, bari kumumenaho amazi. Nyamaze twatangiye filime ari umukobwa mwiza, yari umukobwa wihagazeho, yari umukobwa usa neza, abantu bamurangarira. Ariko reba ubu ngubu burya cyasa, yaje ku muhanda abitekerezaho, aravuga ati mana yanjye, ibi ni ibiki biri kumbaho, uti nakoze iki, nacumuye iki, ni iki cyambayeho, ni ikihe kibi cyambayeho. Arababaje uyu mukobwa, nubwo nawe ufite amakosa, nubwo hari ibyo yakoze bitari byiza, ariko arababaje. ukuguru kumurya, ari kuribwa ukuguru, ntago abasha kugenda, arashonje. Abo yatakiye bose bamwimye ibyo yasabaga, abo yagiye gusaba ibiryo babimwimye. Muri ako kanya yahise yibuka ko zino nkweto yazibonye kuri wa mugabo w'umusabirizi. Aravuga ati mana yanjye, ibi ni ibiki byambayeho. Yahise abimenya ko yahindutse wa musabirizi. Ati niwe wabinkoze, ati niwe. None dore uko nahindutse, dore uko nabaye, ubu sinkoze iki mana yanjye. Umukobwa yaribajije, biramurenga, buri cyo yakora, buri cyo yavuga, nuko afata umwanzuro wo kugenda, afata umwanzuro wo kwirukanka, yirukanka imihanda yose, yirukanka ahantu hose. Uramubona hano ari kugenda mu muhanda, byamuyoboye, ari kureba hirya no hakurya areba uwamufasha, ariko byanze. Abona wa mugabo ati benga murakaza neza, ati hano rwose tubafitiye amazi bitangaza, wowe icyo usabwa ni ukunagamo igiceri, ubundi ukizera ko ibyo usabye biri buze kuba. Ni ukwizera gusa. Ahangaha rwose bimeze nka bya bindi Yesu yabwiraga abantu ati kwizera kwawe kuragukijije. N'ahangaha twabibonye, amazi akora ibitangaza cyangwa se maji. Aza imbere y'uyu mukobwa wari uri hano, ati ndakwinginze wampa igiceri kimwe, ariko niyamwumva ati mva mu maso ugende, jya kure yanjye. Umuntu nkawe ntabwo akwiye kuba mu bantu. Amagambo abwiye rwose wa musaza mu gitondo, nawe niyo bari kugenda bamubwira. Hano twahise tubona akana kaza kari kwirukanka, kaba kamuhereje igiceri, atakirangiye nkwihere kino giceri cyanjye. Akana gafite umutima mwiza rwose, aragenda, arahaguruka, akana karirukankira karagenda. Umukobwa ashimira akana ati thank you, urakoze rwose. Tubona umukobwa arishimye, umukobwa arasetse, umukobwa uri kubona asa nkaho rwose akamwenyu gatangiye kuza. Ariko akigera hano barahagaze, agira ugushidikanya, aravuga ese Imana yanjye birakora, ese Imana yanjye ibintu byo nshaka biri buze gucamo. Uti umugabo we akababwira ati rwose ahangaya mazi akora amaji, aya mazi rwose weho unagamo igiceri gusa, ubundi ugahinduka, icyifuzo cy'ushaka rwose kiraba. Hano tubona umukobwa muto araza, aravuga ati mana yanjye mwami, ndagusabye ngo umindure umukobwa mwiza mu isi, umindure the most beautiful woman in the world. Ati nshaka kuba umukobwa wa mbere mu isi mwiza. Tubona nazemo cya giceri akina gahehe muri ya pisine cyangwa se Yorodani. Mana yanjye we, reka turebe niba ibyo asabye biri buze kuba. Reka turebe, anaga igiceri mu mazi. Reka nze turebe. Inkuba zirakubita, imirabyo irakubita muri ako kanya. Nta kindi rwose cyabaye nk'ibyabaye kuri wa mugabo wa mbere. Tubona wa mukobwa ari ahangaha arahumirije, aravuga ati ese Mana yanjye nibyo. Abarambuye amaboko, muri ako kanya hahita haza ikintu kimeze nk'igihu. Yesu we, muri ako kanya wa mukobwa ahita ahinduka umukobwa mwiza nk'uko yari abisabye.
uri kubona ko rwose ahindutse umukobwa mwiza wakuki utandukanye nk'uwari uri hano mbere rwose. Wa mugabo araje ati urabona birakora rwose, ibintu hano birakora. Uraza wowe ugatanga icyifuzo cyawe, ubundi ugatanga icyo ushaka, nako igiceri rwose mu mazi, ubundi ukagenda. Wa mukobwa wacu hakuno nawe yarabibonye, yarabyiboneye, aramwenyura. Umukobwa duri mama yake na mama, Mombasa Nairobi. Umukobwa wacu nawe hano ari guseka, ari kumwenyura, ati mana yanjye. Nawe yahise yirukanka muri ako kanya, nawe yahise ajya kuri amazi. Reka turebe, araza ahangaha rwose, arahumiriza, arasenga, ati mana yanjye, sinzi icyo nakoze, sinzi icyabaye, gusa data dawe mwami, umbabarire kwirata kwanjye, umbabarire gusuzugura abantu, umbabarire buri kimwe cyose nakoze, unsubize uko nari meze, nongere mpinduke uko narindi, iyi myenda imveho, ibi byose nambaye bimveho, mpinduke uko nari meze bwa mbere. Umukobwa hano arahumiriza, reka turebe ikiri buze gukurikira. Nawe yanaze igiceri mu mazi muri ya Yorodani. Ako kanya ubwo natwe hano turareba inkuba, uri kubona imirabyo irakubita nk'ibisanzwe. Twabonye ko unagamo igiceri muno, imirabyo ikahita ikubita, inkuba zigakubita. Reba za nkweto yambaye umukobwa, reka nze ture muri ako kanya yahise asubira uko yarari. Twatangiye agafilime kacu yambaye gutya n'agasakame, yari afite agasakoshi cyangwa se agakapu tuno abakobwa bagendana. Ati yes birakoze, yes birakoze, nongeye gusubira uko nari meze. Thank you yawe, thank you ja. Yaraserebuye cyane, urabona ko yishimye. Ati wow, nongeye gusubira uko nari meze, nongeye gusubira uburyo ki nari meze mbere. Ariko muntu wanjye, nizere ko hano ukuyemo isomo, nizere ko rwose hano hari icyo bikweretse. Uyu mukobwa twatangiye yari ari mwiza nka gutya nk'uko nawe uri kubibona, nuko yari yahindutse umusabirizi bitewe no kuba yasuzugura umusabirizi. Nawe yageze kwa ino Yorodani atanga icyifuzo. Tubona muri ako kanya wa mugabo asa nkaho ari kugenda arenga. Wa mukobwa aramubona ati nuriya, ariko nawe ntiyamwirukaho cyangwa se atekereze byinshi, kuko yari yamaze kwemera ikosa rye, yari yamaze kwemera amafuti ye. Tubona ari kuza ahangaha, agafilime kacu rwose katuzana ahangaha kuri wa mushoferi nanone kuri ya modoka. Ati welcome mabuja. Ati narinde hano rwose, nari nagutegereje, nari nakubuze, wari uri hehe? Nawe uyu mukobwa aramubwira ati njyewe naje mbere mu maso yawe, naje ntabwo wigeze umbona. Ati nta muntu rwose nigeze mbona. Umushoferi we aramubwira ati nta muntu nigeze mbona. Umukobwa aramubwira ati ibyo bireke, mwibutse yuko rwose hano uno mukobwa yari afite appointment cyangwa se hari ahantu yari agiye kujya, yari yabukinze imodoka. Nuko ahagera ahangaha, mu kuhagera yari yahindutse na umuhomuresi. Uyu mushoferi we ntiyabasha kumumenya, ahubwo aramwirukana nawe kuko yasaga nawe. Aramubwira ati ntabwo wanyinjira mu modoka, negereje umuntu, nyegereje mabuja wanjye. Nuko wa mukobwa ni kugaruka hano asa nk'uko yari ameze mbere filime igitangira. Baratwereka hano ari mu muhanda, ari kugenda, agace karimo gasa nk'aho wa muhomuresi cyangwa se wa mugabo nako arimo ari kugenda. Nuko ababwira umushoferi we ati speed up, ongera volume, ongera kariro, tugere wegere uriya mugabo, urebe ahantu hari kujya, umukurikire urebe rwose ahantu hari kujya. Baratwereka hano hakurya y'umujyi, uri kubona ni ahantu hasa nkaho hari agacyaro, ni kure y'umujyi, ni mu nkengero z'umujyi, ni country side. Baratwereka rwose wa mugabo
ariho ari kwigendera. Wa mukobwa nawe yamukurikiye ashaka kureba ahantu hari. Wa mugabo ageze hano, mama we yahise aburirwa irengero. Wa mukobwa nawe arahagera mu modoka nziza ya Chevrolet. Baba bari kwamamaza rwose imodoka z'inyamerika, ntuzagire ngo ntago baba babiteguye, baba bari kwamamaza. No kwa mukobwa ageze hano hari wa mugabo abaramubuze, aravuga ati mana yanjye we, ibi ni ibiki, ndabigenza ne? Uriya mugabo ndamukura hehe ko nshaka kuvugana nawe, ko nshaka kumubaza ati ise ni zihe mpamvu, ese hari habaye iki? Yesu we, reka turebe. Yinjiye muri ya nzu yari iri hakuno, akigera hano ahita asa nk'uhagarara, sinzi ikintu nabonye hano. Mana we, reka turebe, ese ni iki abonye? Kumbe hano hari akana gatoya, ni konyine karyamye mu buriri. Araza aza imbere y'akana yitonze cyane, atari guhubuka. Arakavugisha ati wakana we bite? Ati kuri hano, aturarwaye, ufite umuriro? Agakuraho akabaza ese niba karwaye, nakabaza ati kuryamye hano wenyine, kuri hano uri wenyine? Ati wanyu bari hehe? Ni akana gatoya kababaje rwose, akana mu jwi rituje ribabaje, karavuga ati ababyeyi banjye bagiye mu ijuru. Yesu we, bisobanuye ko kano kana ari agapfubyi. Umukobwa ati si nta muntu mubana? N'akana karamubwira ati nawe nta muntu tubana, mba hano njyenyine, ndagiye ku muhanda ndasabiriza, ariko nta muntu n'uyu n'umwe wigeze kunyumva, nta muntu n'uyu n'umwe wamfashije cyangwa abashe kuba yanega amatwi, niyo mpamvu nizi hano. Ati se wanyereka ifoto y'ababyeyi bawe? Umwana ati dore ngiyi ifoto ya papa wanjye, reka turebe se papa we ninde. Kumbe papa we ni wa musaza cyangwa se wa musabirizi twabonaga. Mana we, bivuze ko wa musabirizi ntago yari umuntu, yari iki? Umukobwa hano yararebye arikanga ati uyu niwe papa wawe? Muri ako kanya wa mugabo baraje abwira umukobwa, wa mukobwa wacu rwose muto, ati rwose bino nabikoze ku bushake, ati ibingibi nabikoze kugira ngo nkuyobore ku mwana wanjye, nanakwigisha isomo. Ati umwana wanjye abuze umuntu wamufasha, ati umwana wanjye ni mutoya, ararwaye, narapfuye, na mama we yarapfuye. Tubone ko umugabo niba ari umuzimu, niba ari umumarayika, ntago tubizi, gusa ntago ariho. Aramubwira ati umwana wanjye uzamwiteho, njyewe ndagiye. Nuko ahita aburira mu myotsi nk'ininja zose. Asize abwiye umukobwa ati umwana wanjye uzamwiteho, umwana wanjye uzamufashe agira ubuzima bwiza, umwana wanjye uzamureberere ahantu hazaba ari hose, ndamuguhaye, ndamugusigiye, kuko umwana wanjye abuze umuntu wamwitaho. Muri ako kanya umukobwa nawe nta kindi rwose yabikoze, yarabyumvishe, abwira akana ati ese waza tukajyana? Akana nako kaba mu nzu konyine, urukumva ni ahantu ho kagiye ku muhanda gusaba, kagiye ku muhanda gusaba ubufasha, barabukima. Ariko papa wako asa nkaho yakarwaniriye, papa waka kana asa nkaho yabikoze abishaka. Ahura n'uyu mukobwa, atanga ibyifuzo byose, bisa nkaho rwose gahunda ya uriya mupapa iciyemo. Umukobwa yemeye gufata umwana, umukobwa yemeye kwita ku mwana. Arakabwira ati vayo twijyanire rwose, vayo tugende, uva ahangaha, dore uba wenyine mu nzu ya wenyine, nta muntu ufite wo kukwitaho, nta muntu ufite wo mwabana. Tubona wa mushoferi we rwose nawe araza aramufasha, basa nkaho bagiye gufata umwana bakamujyana mu modoka, ubundi bakajya kubana. Kuko umukobwa yagize umutima mwiza, nyuma y'uko nawe ahindutse yagize umutima mwiza wo gufasha abantu.
nibi nanjye rwose nibyo nakwifuriza, kugira umutima mwiza wo gufasha abantu, utitaye uwo ari we, utitaye uburyo ameze, utitaye ku buryo asa, utitaye ku ndeshyo. Baratwereka agafilime kacu rwose ngo long time ago, hashize igihe runaka rwose agafilime kacu katuzana hano. Tubona wa mwana na wa mukobwa hano bari ahangaha rwose kuri ya mazi, niba baje gutanga icyifuzo. Wa mukobwa ari kuvuga ngo mana yange turaje, ngo uzabane natwe, uzaturinde, uzadukomeza, uzatwihera ubuzima bwiza. Nge n'uyu mwana baba banaze igiceri cyabo mu mazi. Icyifuzo cyabo, icyifuzo cy'umukobwa nuko yabana n'aka kana rwose bakiberaho mu buzima bwiza. Papa w'akana nawe yaraje rwose arabireba, akana ke rwose kari mu maboko mazima. Papa w'akana rwose arabireba, asa nk'uwishimye rwose, arishima, araseka, aramwenyura, yegera hakuno azabasanga. Mana yanjye, wagafilime kacu nako niko kari kugana ku musozo. Ese aka gafilime kacu kagusigiye iki? Ese aka gafilime kacu ni igiki kakwigishije? Nizere ko rwose kuva kuri uyu munsi, kuva kuri ino saha, utazigera wongera kwirata, utazigera wongera kuba wabangamira umuntu runaka ngo ni ukubera ko asa nabi, ngo ni ukubera ko anuka cyangwa se asabiriza. Kuko nawe ejo n'ejo bundi ushobora kwisanga rwose uri ku muhanda. Papa w'umwana yahise yigendera ko yari amaze kubona ko umwana we asigaye atekanye. N'aba ngaba rwose uri kubona ko basigaye bishimye, bameze neza rwose, ubuzima bwabo bwari bugiye gutangira. Mbibutsa gukanda subscribe kugira ngo mujye mubana natwe umunsi ku munsi. Iyi ni MRV cyangwa Marvin Recover Movie. Uyu ni Gavi, mwari muri kumwe, turabakunda cyane, muhorane byiza, muhorane n'Imana. Bye bye.